abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa buba umugezi bwawe. Yego. ngo ariko ubwenge bwe Yego. nibwo butuma haramba cyangwa akahava kare. Ako kantu gasubiremo. Ngo ubwiza bw'umukobwa nibwo umugezi bwawe. Yego. ariko ubwenge bwe nibwo butuma aharamba. Nawe byumva. Inshuti zacu mudukurikiye kuri kamera za Basangwa Official, tubanje kubasuhuza cyane. Ngiye muteze amatwi uri nyuma ya kamera, nitwa Basomingera, ndi icyogere mu nkuba, ndi icyaduka bagashigisha. Aho nagize bavuga ati koko uyu ni umugabo. Muri teka ryose rero mbategurira ibiganiro byiza byuje ubumenyi, ubuhanga n'ubupfura. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu imbere ya kamera, mutumwitegereza. Reka tumuhe umwanya abasuhuze, ariko nzi neza ko mumukunda kandi mutangiye kumenyera umunyamateka wacu, tuganira dukora n'ubusesenguzi ku mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka rero tumuhe umwanya adusuhuze, aduhe n'ikaze mu kiganiro. Ni karibu. Murakoze cyane. Baje kubasuhuza mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi, abantu babasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Amazina nitwa Bampire Benigne, tukaba tugiye kuganira ku mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze. Benigne rero turakwakiriye natwe mu kiganiro kandi tuguha ikaze. Turashimira abantu mwese bari hirya no hino mwamaze gukora subscribe, mudukurikira umunsi ku wundi ku biganiro byacu, tubibutsa ko gukora share ukaduha na comment y'icyo twakoraho ubutaha, cyangwa se hari indi nyunganizi mwaduha, nabwo ni byiza, turabibashimira. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu, atugezaho insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Benigne, insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turi bwibande kuki? Ndabizi ibyawe uvuga ku byamamare, ndabizi ukora ubushakashatsi n'ubusesenguzi ku byamamare, wasanga dutegura iki cyamamare uyu munsi. Yego. Murakoze cyane. Uyu munsi nabateguriye ku mateka y'umugabekazi Kanjogera. Okay. Ubwo ni ukuvuga ku byamamare by'u Rwanda rwacu rwo hambere. Waduhitiyemo rero ko turi buganire ku cyamamare cy'umudamu mu mateka y'u Rwanda rwacu rwo hambere, aricyo bita Kanjogera. Reka rero twinjire mu mateka. Ni karibu rero utwinjiza mu mujyo n'uburyohe bw'amateka y'u Rwanda. Murakoze cyane. Uyu munsi abateguriye amateka avuga ku mugabekazi Kanjogera. Wakwibaza ati se kuki ari we wahisemo? Nuko hari igihe umuntu avuga ku mateka atandukanye, tukumva abavuga ku mateka yo hanze y'igihugu ibintu nyine bitandukanye. Ndavuga ati kubera iki tutakwigira hamwe amateka y'igihugu cyacu, cyane cyane u Rwanda rwo hambere. Dore ko rega nijya kuri shera kuruko, ni gute wavuga amateka ya Amerika utazi amateka y'Iwanyu? Bantu mudukurikira, mbere yuko tujya kuvuga amateka yo hanze nayo tuzayaganiraho, ariko tugomba guhera iwacu. Tubahaye ikaze rero kuri Basangwa Official. Wisanga iwawe, wisanga iwanyu. Iyi ni umuyoboro cyangwa se ni channel yanyu y'abanyarwanda bari hirya no hino, ni iwanyu. Duhigira umuco n'ibintu byinshi bitandukanye. Reka rero twanzike n'amateka y'iwacu, nibyo. Murakoze cyane. Rero nk'uko wabivuze, ijya kurisha ihera ku rugo. Ntabwo nari guhera ku mateka y'abandi niretse, nagombaga guhera ku mugore mugenzi wanjye. Birumvikana. Kanjogera ni umwe mu bagabekazi wakoze amateka yihariye cyane, ko yamenyekanye na n'iyi saha akaba akivugwa mu mateka yacu y'u Rwanda. Kanjogera ni mwene Rwakagara na Nyiramashyongoshyo. Rwakagara uyu akaba yari umugaba w'ingabo z'ibwami, Ingeyo n'Uruyange. Iyi yari imitwe y'ingabo z'ibwami. Yego. Kanjogera yavutse ari umuhererezi iwabo. Nyiramashyongoshyo uyu yatashye gusumba akazi kwa Rwakagara, kuko Rwakagara yamurongo yamukuye mu nzu kwa Ruhinangabo. Wakwibaza ati se byagenze bite? Aho rero umunsi umwe Nyiramashyongoshyo uyu yarebye umutware w'ingabo Rwakagara, aramwitegereza, aravuga ati Rwakagara ni umutware ubereye ingabo, ariko hari icyabura ngo abonere rwose. Ibyo yabivugaga atazi ko Nyiramavugo Nyiramongi mushiki wa Rwakagara amwumva. Arangije
abitekerezaho yigira inama aravuga ati nta wundi muntu wabasha kwita kuri musaza wanjye usibye Nyiramashyongo wabashije kubona icyo kibazo. Umva ngo mushiki we yaritegereje avuga ati rero uyu muntu uvuze ko Rwakagara ari umuhanga ari umunyabigwi ariko afite ikintu abura, ariko se kuki yavuze ko hari icyo yaburaga? Yavuze ko hari icyo yaburaga bitewe n'uko uyu Rwakagara yari umutware afite ubwenge, afite tekinike zo kuyobora, ariko mbese mu buzima busanzwe yari umuhanga unakomeye ibwami, ariko ngo yari ananutse cyane bikabije. Iki rero cyatumaga abamubonaga batitaye ku bigwi yari afite bamwibazaho bakibaza impamvu ameze gutyo kandi ari umwana w'ingoma. Ni ukuvuga ngo uwo mudamu amwitegereje aramureba ati sha Rwakagara uri umutware unabereye ingabo ariko ufite ikintu ubura ngo uba uboneye rwose. Icyo ni igiki rero? Uyu mushiki wa Rwakagara yaratekereje aravuga ati nta wundi muntu wabasha kwita kuri Rwakagara usibye uyu mugore wabashije kubibona. Niko gutegeka Rwakagara kurongora Nyiramashyongo. Yaramutegetse cyangwa warabiganiriye? Kera umugabekazi ntabwo yasabaga, yarategekaga. Nibyo. Rwakagara rero yumvira mushiki we, ntabwo yari kuba amugiriye inama mbi. Yego. Ibyo ari byo byose ntabwo yamubwiye ngo genda umufate umuzane, byanze bikunze baranaganiriye. Yego. Ariko amateka avuga ko yamutegetse kumushaka. Rwakagara aramushaka, babyarana abana harimo uwo bita Mbanzabigwi, yego, harimo na Kigenza n'umuhererezi wabo Kanjogera. Wakwibaza uti se Kanjogera yaje kwamamara bingana gutyo ati se yageze ibwami ate ko twumva nubwo ari umukuru ari umwana wo ku mukuru w'ingabo ariko yaje kuba umugabekazi gute? Yego. Ubusanzwe iyo umwami yabaga ageze igihe cyo kurongora, abatware bo hirya no hino batoranyaga abakobwa beza b'uburanga bo mu gihe cy'ubwangavu, bakabajyana ibwami, umwami agatoranyamo abahiga abandi mu bwiza. Yego. Abo batoranijwe bararagurizwaga, hanyuma berejwe bakaba ab'umwami. Yego. Abasigaye bakaguma ibwami nabo bakitwa abakobwa b'umwami, bitwaga imirerwa, bakaguma aho mu bikari by'ibwami. Umwami iyo yashakaga hari umutware wamunejeje yamugabiraga umwe muri abo bakobwa cyangwa mu bana be. Yego. Abo bakobwa bakibera ibwami paka. Ariko uyu Kanjogera we afite itandukaniro rikomeye kubera ko ntabwo yaciye muri izo nzira abandi banyuramo. Ntabwo yaciye muri iryo rembo se ryo kujyanwa gutoranywa akajya ibwami, umwami agatoranyamo umugeni yifuza, ntabwo ariko byagenze we? Oya. Yageze ibwami aterera. Ntabwo ariko byagenze, ni iyobera rikomeye. Kanjogera ise uyu Rwakagara amaze gusaza yafashe umuhungu we bita Giharamagara, ko yari afite abandi bana imbere yaba yabyaranye na Nyiramashyongo n'undi mugore yabanje bitaga Urujeni. Abo atoranya abana, umwe muri abo bana ba mbere bavuga ko Urujeni rwa Gahindiro, yego, bo bitaga Giharamagara, amugeza ibwami nk'umusimbura uzamusimbura ku ntebe yo kuba umugaba w'ingabo. Yego. Arahamugeza baranamushima, ariko uyu Giharamagara amaze kuyobokwa n'ingabo za se ntabwo yongeye kwibuka se, yaramutereranye. Ntiyongera kumushyira amaturo cyangwa se ingemu, icyo nise amaturo ubwo ni ingemu. Yagombaga kugenerwa uwo muntu, nubwo yari yaracyuye igihe ariko yari yarabaye umuntu w'ibwami, yagombaga kwitabwaho bakamusazisha neza. Nta wundi rero bari kumusazisha neza usibye uyu Giharamagara wari waramusimbuye ku ngoma. hanyuma Rwakagara ibi byaramubabaje
byaramubabaje cyane, yicuza n'icyatumye ajyana Giharamagara, kuko byaje kugera n'aho Giharamagara yahishaga inzagwa, ariko Isi akicwa n'inyota ntamugenere intango kandi yarabaga abyemerewe. Igihe kigeze yicuza icyamutumye amujyana ibwami ngo amusimbure. Ariko nanone amazi yari yaramaze kurenga inkombe, ntacyo yari akiramira, kuko yararebye asanga atasubira ibwami ngo ajye kwivuguruza ku byo yivugiye ubwe. Uvuga ko n'ubundi ntendaga kumukura ku ngoma. Yego, ntabwo yendaga kuhamukura, urumva yari kuba agaragaje isura mbi ibwami kandi n'ubundi ntacyo biza guhindura. Hanyuma abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa ngo bumugeze ibwami. Yego. Ngo ariko ubwenge bwe nibwo butuma haramba cyangwa akahava kare. Ako kantu gasubiremo. Ngo ubwiza bw'umukobwa nibwo bumugeze ibwami. Yego. Ariko ubwenge bwe nibwo butuma aharamba. Nawe ubyumvise umenye ko ahantu ukora uri ufite uko wahageze, ariko uburyo uzahitwara ibyo bizatuma uhatiye. Yego. Urakoze cyane. Aha rero iyo uzi ubwenge ubuvuzi, Rwakagara yari Mutoni ibwami. Yego. Arareba aravuga ati se Giharamagara namujyanye ibwami, nzi ko byanze bikunze azajya ngeze ibwami. Ibyo bwami nkabiryaho nkabinywaho, ubuzima bugakomeza nyine nkaho n'ubundi yari kuba akiri mu butegetsi. Ariko amaze kubona ko Giharamagara amwirengagije, yigira inama mu mutima. Aravuga ati ibwami narahageze kandi singomba kuhava byanze bikunze. Ashaka indi mpamvu izahamugeza. Mbese yarashatse gukomeza kwirira ubuki bw'ibwami kugeza apfuye cyane. Arangije arimbisha umukobwa we Kanjogera, dore ko ngo yari umukobwa ufite uburanga buhebuje. Ariko baravuga ngo no mu mateka y'u Rwanda ngo Kanjogera ni umwe mu bakobwa babayeho b'uburanga kugeza n'iyi saha nta mukobwa ari wamuhiga. Yego, arimbisha umukobwa we. Ibyo kugeza ubu ntabwo namenye ibyo ari byo, ariko niko amateka avuga ko yari umukobwa w'uburanga buhebuje. Aramurimbisha, afata n'inka y'imbyeyi nziza y'umushishi, arayishorera n'umukobwa we bagera ibwami. Arangije asanga umwami aravunyisha, baramwakira, aramubwira ati narinje kubasezeraho. Byumvikane buriya barabanje baraganira. Aramubwira ati narinje kubasezeraho, dore amaturo mbatuye. Mu maturo yajyanye ibwami harimo n'umukobwa we. Yego. Kanjogera aherekejwe n'inka nziza y'umushishi. Yego. Dore amaturo nabageneye, ariko kandi narinje kubasezera. Arenzaho n'akandi kantu, aravuga ati ariko igihe muzumva ko napfuye muzamenye ko nishwe n'inzara ntewe na Giharamagara. Mu yandi magambo yari amureze. Deja yaramaze kumurega ibwami. Yari amaze kumurega. Nuko ariko icyo gihe Kanjogera agera ibwami, basanze umwami atari mu bihe byiza, bitewe n'uko yari ari ku kiriyo. Yego. Yari yariraburiye nyina, umugabekazi Murorunkwere wari warishwe kubera ubugambanyi bwakozwe n'uwahoze ari umugabo we Nkoronko, ndetse n'abandi bamikazi batatu b'ibwami, abagore batatu b'umwami. Yego. Rwabugiri rero yicisha Murorunkwere amuziza ubwo bugambanyi, ariko nyuma yaje kumenya ukuri. Urumva umuntu uri ku kiriyo, ibi byo wamubwira byose aba yikiriza nta kintu. Yego. Amaze kwerera nyina rero. Yego. Ashoka arongora Kanjogera. Babyarana umwana w'umuhungu ariwe witwa Musinga, waje kuba n'umwami. Amateka avuga yuko Kanjogera yabyaye umwana umwe. Yego. Andi akabivuguruza, akavuga ko Kanjogera atigeze abyara. Atahubwo yamubyariwe n'umuja we, aramwiyitirira. Abandi urumva abanyamateka buri wese aba afite ubuvumbuzi bwe. Abandi bakavuga ati oya, Kanjogera yabyaye abana babiri, Musinga n'undi witwa Munana. Ahangaha abandi banyamateka bagenzi bawe bazadufashe bazadukurikira iki kiganiro
batubwire se Kanjogera yabyaye umwana umwe koko, yabyaye babiri cyangwa ntigeze abyara umwana n'umwe? Ahangaha rero namwe muduhe muri komenti uko mubyumva, dukomeze n'ikiganiro cyacu. Yego, njyewe rero kuri urwo ruhande nemeza ko yabyaye umwana umwe ariwe Musinga. Yego, Musinga uyu ari nawe waje kuba umwami, Kanjogera akamubera umugabekazi, nyuma y'uko Kanjogera uyu akoze kudeta yo ku Rucunshu agahirika uwo umwami Rwabugiri yari yimitse mukuru wa Musinga bitaga Rutarindwa. Aya n'andi mateka y'intambara yo ku Rucunshu. Gusa amateka avuga ko Kanjogera uyu yakundwakajwe cyane n'umwami Rwabugiri. Aha babigaragaje kuko yamugabiye ingo zigeze muri 6. ingo 6 zose? Yego. Yaramukundaga. Hanyuma rubanda rubibonye rumuhimbira ibisigo. Harimo Tende rya Ngobe, Nyirakaragwe uw'akarago kera, Kanjogera injonge ya Rutajomwa mu bakobwa. Kanjogera injonge ya Rutajomwa mu bakobwa. Yego. Guma. Ibi byose babikoze bagira ngo berekane ko nabo bamushyigikiye, nk'uko umwami bamushyigikiye nabo bari inyuma ye bamushyigikiye. Yego. Wakwibaza ute se ibi byose icyagaragaje ko Kanjogera ari ikirangirire cyangwa icyamugize intwari y'icyo gihe ni igiki? Cyangwa ukavuga ati icyatumye yamamara kurusha abandi ni iki? Nanjye ntabwo nari nacyumva aho ngaho. Kanjogera yavutse nk'abandi bana bose, yabaye umugabekazi nk'abandi, ariko we icyo yarushije abandi icyambere yagiye ibwami nk'ituro, ntabwo yanyuze muri za nzira zose, ntiyaciye mu irembo abandi bacamo. Yego. Iki cyatumye Kanjogera amenyekana. Icya kabiri kiruta ibindi byose ni iyi ntambara yo ku Rucunshu. Kudeta yakozwe yo ku Rucunshu, Kanjogera niwe wayitangije, niwe wayiteguye hamwe n'abasaza be. Impamvu icyatumye amenyekana cyane ni uburanga bwe yari afite. Ikindi ni uko yagiye ibwami adaciye mu irembo abandi bakobwa bacamo, ngo abiru n'abatware bateranye abakobwa umwami atoranyemo. Iwe yagiye ibwami nk'ituro bajyanye, yagiyeyo nta handi aciye ahita ajya kuba umugore w'umwami, kandi yagiyeyo nk'ituro bajyanye ibwami. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni umwe mu bagore mu mateka y'u Rwanda b'abanyepolitike babayeho bateguye ibintu bikomeye. N'undi abandi bajyaga babaho kuko abami bamubanjirije babaga bafite abagabekazi, nabo barabanye politike. Ariko by'umwihariko kandi ujya mu bagabekazi babayeho niwe wonyine wabashije gutegura kudeta ihirika umwami. Ariko buriya mu mateka y'u Rwanda kudeta zose zagiye zibaho, ubu kandi ugeze watangije kudeta mu Rwanda. Amateka avuga ko iyi kudeta yo ku Rucunshu ariyo yambaye mu mateka y'u Rwanda, cyane ko abandi bagiye bazitegura zigapfura. Ariko iya Kanjogera yaje arakasamutse, yaje irenze izindi kuko yanahitanye umwami wari warazwe ingoma. Hanyuma kuki Kanjogera yateguye iyi kudeta? Kanjogera n'andi mateka maremare tuzayaganiraho ubutaha. Ariko ikigaragara ni uko Kanjogera yari arimo akurura yishyira, kuko yari abaye umugabekazi w'umutsindirano kandi nawe afite umwana wakabaye uri ku ngoma. Ubwo yabikoze agira ngo we areke kuba umugabekazi w'umutsindirano, aba umugabekazi wemewe nyine ufite uvuga uyu ni umuhungu wanjye wo mu nda yanjye, mbese ari kugarura ingoma mu nda ye, niko twabivuga. Ariko rero nawe wabaye Kanjogera muri icyo gihe ntabwo waba umugabekazi w'umutsindirano nawe ufite umuhungu wakabaye umwami. So ndumva rero iminota isigaye ni mikeya, nuba twaraguha umwanya ugashimira abadukurikiye tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Ikiganiro cy'uyu munsi n'aha tugisoreje, tuzahora ubutaha. Muduhe komenti, mutwunganire mu bintu bitandukanye, ari ibindi biganiro mwaba mushaka ko tubagezaho, ari inyunganizi mwaduha mu mateka tuba twakoze, mwaba mukoze, turabashimiye. Bamire Beni nyine turagushimiye natwe kuri Basangwa Official
ndetse nk'umusesenguzi wacu Code Chapeau. Imana ikomeze kwagure. Njye rero mwari mukurikiye inyuma ya kamera, nitwa Basomingera, naho kuri kamera umwumvaga yitwa Bampire Benigne. Naho ubutaha rero tubagezaho intambara yo ku Rucunshu. Murakoze cyane. Murakoze cyane.